sibyo Kanyuzo, kandi nizeye neza ko abakunzi ba Radio 10 ndetse by'umwihariko n'urukiko amonye idase ko abari kuri TV10 baramubona muri costume muhaye impundu muramubona aragiye aramwakiriye amuje ku musekirite ngo abanza musake nk'ibisanzwe rwose ngira ngo n'abatunganye n'abari kuri YouTube barimo barabibona kuri TV10 ngira ngo bo bari kuri rwego rw'amashusho meza amwereka atahani kuri Solution DSTV niho bakinjira aravuga ati ntuce muri Essentiel Fremo nawe kunzi ko akora sport ashaka guca muri Essentiel kwere oya idaya yamubujije ati tuzamuke mbanze nkwereke za office wasobanuraga mu kanya gatoya nkuko bivuga ari Hitimana bazamutse bageze kuri etage ya mbere iyo etage ya mbere twabivuze neza ko ari ikoreramo umuyobozi wacu Deje idari kugenda musobanurira byose avuga ati hano ari kumubaza telefone arimo ati kino kirenge ni iki iki turengero na ko ari utwa Radio 10 nyine nutuyobora niko bigenda arimo kumusobanuza byose ku costume ryiza barasa gute ni kake ndabibona mu kanya gato nagira muri studio barenze kwa Deje niba ntibeshye ndabona bazamutse bagiye kugera muri 2 hari izindi office sijyanye n'ubundi na twarimo kumaza za projet zose zikorera muri office ya 2 yego ya Nitonga ati Super Sport ubwo rero abari kuri YouTube barimo baragenda babibona ndetse no kuri TV10 biri live ako byakabaye nk'ubu iyo harimo sound abantu kumva nibyo idari kuganira nawe kuko ari kugenda musobanuza cyane ati ko mabara atandukanye niyo waza ku gishushu ukaza ushaka aho Radio 10 na TV10 bikorera uzino nyubako biroroshye rwose guhita ubibona kuko ahanga bageze ne muri 2 yego haba ama offices atandukanye hagiye hariho ibirango byacu ku nkuta rwose ahuye na Sharire uyu ni umukameramani nawe ukomeye hano ku gishucu tugira aramusuhuje barahuye bazamuka ndabona agiye kumugeza no kwa Sosa ariko by the way agenda anamutungiye n'utuki kwa Sosa kuko nkuko amashusho bitwereka bagiye kugera muri televiziyo muri 3 abantu mwe barambwira ngo nzaje mbasomera ijambo ry'Imana nabihakaniye hanga ku mugaragaro nabivugaga biriya ntabwo ari umuntu wese ubikora yego Imana niramuka insiza amavuta ikampamagarira kujya mbwiriza ubutumwa icyo gihe Imana nzayubaha rwose hari n'igihe ntazamenya uko bigenze bikikora ariko aka kanya ngewe wiyizi ntabwo rwose ndagira ubwo bubasha bwanyemerera kumuvuga butumwa kuvuga ijambo ry'Imana ubwo rero je ntago niyemera ariko nibyo ntago niyemera rwose umbabarire Kanyizo wabona ko avuye muri televiziyo yari yamwinjijemo muri TV10 nyamara bashaka bagiye kugera kuko ni hano hasigaye ni bava muri 3 bahita bagera muri 4 ari naho nyine Radio 10 ikorera ubwo turareba wenda niba ari mu muzamura no muri 5 akagenda no kumwereka ndi ma offices aho program manager wacu utuje ntago muzamuye bahise baza samuzana direct yere niyo Radio 10 abadukurikiye ngira ngo abatari bayizi bayibona nahanga ikora aramwinjije bageze kuri reception Fremu Kayiranga ko mbona toreramo kumwereka uwo bita Diane kandi Diane agiye kumwereka aya rani recording room wese muri biro muri marketing uri umukobwa muri kona yitwa Caroline yitwa Wera Caroline aramwakira na Thomas Sankara amwita Thomas Sankara murabona ari kumwe arimo araramukanya na HR human resource Gasongo muri weekend wagarikaga APR ya volley Kaminuza East Africa atsinze APR warabonye narabibonye ndatungurwa cyane niyo mpamvu bona Gasonga ameze neza cyane bamwe baraganira bambwiye ati rero hano uko bimeze nuku tubayeho durya karibu rwose karibu mu kigo hano haba abakozi beza kandi rwose twishimiye kukwakira ubwo rero ntekereza yuko idarahitamo hakaribu rwose binjira no muri studio mpamya ko ubundi aze atubwira ibintu byinshi cyane izindi office arazijyamo nyuma cyane cyane nko muri 5 no muri 6 nko muri 5 muri 6 urumva nko kwa Deje naho yahanyuze bahamwereka ubwo naho turaza
kumujyana asuhuza ubuyobozi ka meme no muri televiziyo abandi asuhuzemo abantu wenda nyuma human resource niwe dushinzwe twebwe abakozi urumva rero niwe ugomba kuza kumwereka akanamuha karibu ndabona barimo urinjira muri studio tayari rwose urabona ko rwose yamuhaye karibu very wow urabona ko amuhaye ikaze muri studio ahita amwereka naho yicara amwicaze ubundi tuganire sasa mwamubonye Ephraim Kayiranga bwa mbere muri studio za Radio 10 kananje maguruke muhobera ariko nk'umukozi byemewe ngira ngo abantu barabibona ibi ngibi directeur karebe Ephraim Kayiranga icyicaro nicyo ngicyo ngira imbere rwose Echara turamushimiye cyane kandi turamufelicite ibyo yakoze muri iyi weekend umusaruro n'uyu nguyu nyine hanyuma rero ngira ngo abantu twashatse kubibakorera gutya kugira ngo babibone ida kandi wakoze cyane kudutumikira Ephraim Karame uraho Claude Hitman uraho Kanyamahanga Kanyizo Jean Claude Ida Adelaide mwaramutse neza twaramutse umeze neza iyo ntebe wicayemo rero n'ubundi niyo uzakomeza kwicaramo igihe cyose uzaba uri mu rukiko intebe simbona zose zirasa ariko buri muntu agira icyicaro ubu ngewe iki ngiki ni icyanjye iki ni icya Kanyizo icyo ngicyo nicyo tuguhaye ndagishimiye ndacyakiriye so uyu rero ni Ephraim Kayiranga benshi muramuzi ni umunyamakuru kandi w'umusiniya ni umunyamakuru mukuru tugiye kujya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ahangaha by'umwihariko muri Ten Sports urukiko rw'imikino Ephraim by'umwihariko jewe nishimiye ko twongeye guhura tugiye gukorana mu biganiro bya siporo hari hashize imyaka ndakeka ni imyaka igera muri 5 twaherukaga muri 2019 imyaka hafi 4 3 n'ubundi twakoranye nyuma y'5 twongeye guhura n'amateka dufitanye burya abantu iyo bakoranye imyaka 3 cyangwa 4 baba ari nishuti umuheto wanjye bari uwawe imyambi yawe bari yanjye burya ntabwo twasigana hanyuma Kanyizo nawe duhurira henshi yabura tuziranye wenda mbere yuko wenda nawe ufata umwanya kugira ngo unasuza abadukurikiye ko ntabwo urabikora ntitwigeze dukorana na rimwe ubu ni ubwa mbere ariko tuziranye kuva kera ariko burya abanyamakuru bose ni nkaho baba bakora Christoma kubera ko ngewe nkuzi utaraza ni Kigali ariko uri mu mwuga nyine ukorera hanze ya Kigali nyumuza kuza Kigali muri Orenfort niho akoreraga ubu yabaye RBA ntabwo nigeze nkora RB ni Orenfort ngewe urumva ko atari vuba abantu babyumvise hanyuma tuba inshuti tugenda duhuza ni vuba ariko ntabwo ari vuba ariko ntubihuze n'imyaka ni nka bya bindi ba Gifaro El Fenomeno yatangiye gukina afite 16 batsere henero batangiye ari batoya ese batangiye gukora uri umumineri nari mutoya ya ubwo rero twakomeje kugenda tuba inshuti turahuza rwose kandi mpamya ko uko guhuza ari nako tugiye kutwinjije kuba tugiye kuguhuza kuzakomeze kubarange cyane ntago bizahagarara ubwo rero Ephraim karibu ndayiguhaye jewe rero nkanjye Ephraim urumva twabanye kuri Flash imyaka 3 irengaho ariko kuva 2016 gutyo mu kwa 8 urumva rero muri icyo gihe twabanye neza twakoranye neza abantu barabitugaragarizaga yuko rwose bishimira kutwumva buriya wowe nta muntu utakwishimira gukorana nawe ntuziyevariwe cyangwa we judging uzarebe feedback uzarebe hanze uburyo bakira ibyo ukora hanyuma rero tujya gutandukana nige wagiye mbere ariko ngenda ntabishaka nubwo byari ngombwa impamvu nagiye ntabishaka ariko nuko byabaye ngombwa no kubera ukuntu twari tubanye tunakorana ariko nawe nzi neza yuko yasigaye atishimye kubera yuko yari amaze kuntakaza twaraganiraga nyuma narahangayitse ariko
byari ubuzima kuko aho hantu twakoranaga nawe igihe cyaje kugera arahava. Buriya rero nta muntu ujya inama ibihe byongereye kuduhuza kubera ko turacyari mu mwuga kandi nizera yuko igihe tuzabana hano kizaba igihe cyiza cyane kandi abanyarwanda tuzabaha ibyo bakwiye. So Ephraim rero ndumva nawe naguha umwanya kugira ngo usuze abadukurikiye unatunyuriremo by the way kariyeri yawe yitangazamakuru, kuko urumwe mu banyamakuru ba siporo ariko bafite n'umwihariko wo kujya banakora n'ibindi ukabishobora. Umwanya ni wawe. Murakoze. Ngira ngo kariyeri yo ni ndende, ndumva ndi mu myaka 16 ndi muri uyu mwuga kuko natangiye muri za 2008 Rubavu muri Orenfor, icyo gihe yari RC Rubavu. Radio DC buriya dufitanye n'amateka cyane akomeye kuko niyo radio iri prive na tangiye kumvikaniraho. Icyo gihe ndi muri Orenfor mu bihe by'intambara ya M23. Buriya hari ukuntu Orenfor yo itabaga yemerewe kujya kuri Field Goma hakurya. Hano hari timu y'amakuru ikomeye harimo Patrick Muneza, icyo gihe ndumva yarageza hajya mu byo kwiga ku bufatanye na BBC ndumva. Harimo ba nyakwigendera Umuhire Valentin, harimo ba Didas Niyifasha, harimo Ferdinand Uwimana, ari kuri ni umwe mu bayobozi kuri Radio Rwanda ndumva. Yari team ikomeye no mu Gifaransa ndumva nabo twarakoranaga, harimo wa presentaga witwaga Serge, ndumva twarakoranaga uko hiti yavuze ngo gukora n'ibindi nubundi nta kaminuza y'itangazamakuru rya sport ibaho nuko umuntu ageraho akespecializa muri bimwe cyangwa se agakurikira bimwe. Urumva icyo gihe n'inkuru za sport ni ba Castan niwe wari uyoboye, nawe ndumva twarakoranaga nkakora mu makuru ndetse no muri sport. Akomerezeho.